nyumvire none iyo umuntu akubangamiye swate umukuraho swate ukamucecekesha icyo ushaka ni ikihe muri ibyo bintu bibiri mbabarira wikwihuta ntago ari icyo nshaka sinshaka kumwica waba umwishe kare njye ndashaka ngo ushake icyo ukora icyo ari cyo cyose mbanze menye agamije iki imigambi afite ni iyihe agamije iki arashaka iki numara kubimenya mbwire noneho tugire icyo dukora mbese muri make no kumenya icyo agamije yego mu buryo ari kubangamiramo ese ntacyo utekereza byibuze kugira ngo umuntu atangirireho ashakisha impamvu igaburiya iyo uneka ufite byibuze ese si akazi kawe singuha amafaranga ariko amafaranga rero ndabyumva pe kandi ni na menshi banza ukora icyo rero hari icyo nakwimye singuha uko ushaka amafaranga sinyaguha ndashaka kubanza nkamenya agamije iki arashaka iki mbese imigambi ye nkabaza nkayimenya asige tukubwira icyo gukora kwa mbere no kwa kabiri iminsi ye urishuwa uzaba wabishoje iminsi 2 ndakora ijoro n'amanywa mpaka menye impamvu y'ibintu byose ari gukora ikibyihisha inyuma arambanganya kuwa kabiri saa 11 nk'aya masaha uzahita ubaza si cyo washaka John ndakwinginze ntuzambwire ngo ararengerere ngo byabaye ara wewe mu minsi 2 hamuzambwira ati John uri imbwa nenda ubye ni ndiyo n'umurizo ni ntabikora si wowe wiyise gutyo si sawa nutabikanye nzongera ko uresha ubu ngubu tuvugana nta kandi kazi ngiye gukora ndahita nja muri gahunda kuko inshuti ze ndazizi zimwe turanakorana izindi twarakuranye aho rero muri izo nshuti ze magara